Ikibazo cya mbere kirabaza kiti Afurika ibihugu ifite turamutse dukuyemo ibihugu 12 twasigarana ibihugu bingahe? 38. Hanyuma twihute cyane. Muri Afurika sibyo ni ikihe kiyaga kinini tugira mu bugari? Ikiyaga kinini tugira ni inyanja y'amahoro ahari. Mu biyaga wowe wize ikiyaga kinini tugira ni inyanja y'amahoro. Inyanja y'amahoro wize ajya bwo twahita PCC. Wize PCC? No. Inyanja y'amahoro Pacifique. Ocean Pacifique. Wiga makaga? Sinasri. Iherereye mu cyo gihugu niba muri Afrika Pacific? Ndumva iri muri Tanzania. Tanzania ya inyanja? Wapi? Cya gatatu. Ikibazo cya gatatu twihuse cyane sibyo? Uramutse ufite abakobwa 6. Ufite abakobwa bangahe? 6. Ufite abakobwa 6. Bane muri bo bakabyara impanga ebyiri z'abakobwa. Ubwo wagira umuryango urimo abakobwa bangahe? Ni 36. Yes, nagiye kubasuza abakunze b'Ikiraro TV nk'ibisanzwe mwe ndahwema kutwereka ko mudukurikirana 5 kuri 5 hirya no hino. Reka mbanze nsuze mwebwe muri mu Rwanda hirya no hino muri Afrika ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye mudukurikirana buri munsi. Rero nk'ibisanzwe ni muri kakazi kaba katoroshye turengeye tugarutse rero mu buhe buryo nti muri kwa kundi tugenda dushaka impano zigiye zitandukanye abantu bafite impano z'ubwoko bwose. Rero tugarukanye n'umukobwa mwiza muri kubibona imbere za kamera zacu. Tugiye kuganira nawe tumenye ese afite izihe mpano, ese aduhishiye ikiri. Nkwibutsa aho utarakora subscribe ko wakora subscribe, share, like na comment kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho ndetse n'impano zigiye zitandukanye tuba twagiye dushaka kugira ngo tuzikugezeho. Reka rero tutangirane nawe atubwire amazina yiwe tubashe kumenya byinshi no ku mpano afite. Amakuru ni meza murakoze. Amazina banyita Igihozo Wibabara Esperance. Witwa Igihozo Wibabara Esperance. Ko mbona umeze nka ufite ubwoba igihunga bimeze bite? Oya nta gihunga mfite nta n'ubwoba mfite. Nubwa mbere ugiye imbere ya kamera, nubwa mbere wagukoresheje ikiganiro bimeze bite? Gusa nubwa mbere nkoze ikiganiro. Hanyuma ubyakiriye gute kuba tuje dukorana ikiganiro nawe cyangwa se ujya imbere za kamera tugukoresha ikiganiro? Ubyakiriye gute mu mutima wawe urumva umeze? Gusa ndumva nishimye kandi biranejeje. Ubyakiriye ute? Byakiriye neza cyane. Abantu badukurikiranye bari gukurikirana kino kiganiro bahise bagira amatsiko baribaza bati ese umuntu turi kumwe nawe ni muntu ki, afite izihe impano ziwe azikora mu buhe buryo? Twagira ngo abantu badukurikiranye babashe kugira ngo tubashe kugendana neza, babashe gutangira ikiganiro baryoherwa. Utubwire ibiganiro impano zawe ni izihe, ubikora gute? Impano zanjye ndi umusizi, ndi umuhanzi gospel ndetse n'umuco nyarwanda. Hari ubwoko bw'abasizi benshi tugiye dufite. Hari abasizi basiga baba bafite ibisigo, hari abafite imivugo, donc ni mu buryo bw'ubuvanganzo birumvikana by'umuco gakondo nyarwanda. Turagira ngo tumenye ese wowe ubwo busizi bwawe bushingiye ku kinyirizina. Umaze kutubwira ati ngira gospel, indirimbo, ndi n'umusizi. Turagira ngo tubwire ubwo busizi bwawe bushingiye ku cyo? Ubusizi bwanjye bushingiye ku ndirimbo z'abageni ndetse n'iyo wenda habaye nk'ikintu mu ntara se cyangwa se mu kigo nkabahimbira ibisigo bijyanye n'ibyo bantumye cyangwa se ibisigo bijyanye n'ibyo bantumye guhimba.
Hanyuma wenda twise cyane kugira ngo abantu barimo barakurikirana ikiganiro babashe kumva umuntu turi kumwe nawe ese ibintu bye abikora ate, turagira ngo wenda dushyireho akantu gatoya yaba ku ndirimbo se cyangwa ku muvugo, biraterwa n'ahantu wowe uri kumva biri buhite bukorohera guhita wisanga ako kanya cyangwa ikiri buze hafi. Ndumva ikiri hafi ari umuvugo. Njye kubabwira umuvugo nk'ubukwe akenshi na kenshi nkunda gukoresha cyane. Umuvugo uwukoresha mu gihe cy'ubukwe, ukoresha ryari ko mu bukwe bugira ibice bibiri dote reception, umuvugo wawukoresha ryari cyangwa ukoresha? Mukoresha muri reception. Yes, kugira ngo rero tubashe kugendana neza dufashe umuvugo ukawuvugaho kugira ngo n'abantu bari kudukurikirana bamenye se impano yawe ishingiye. Umuvugo nje mbakumbura n'abakanga, nje mbahoberana urukundo, amashyi mwese murakagwire. Uyu munsi nabasanze ngo twisanzure, dusabane, dusangire ibidasanzwe, dusekane n'ababutashye maze mbakumbuza aho tuvuka. Erega uyu mushinga wo kurushinga ni umushinga nyamushinga, utawushima ntashishoza, uwashishoza yawushima akishima adashishira. Munyeni mwiza dore uragiye usize umuryango usanze uwundi, n'uwo usize muzasubira, dore ko ntawe usiga umusanga, imwe dusanga mu misango imwe y'abasaza isembura abasore. Mugeni mwiza waziraga amakemwa, uje mu muryango nyamuryango uzira uburyarya. Uyu muryango ngo uragushaka, nyir'ugushaka wo mu muryango aragira ati sinashaka uwo nashaka, nzashaka uwo nshaka mu gihe nshaka. Iyo igihe ni iki? Uwagukunze ni umukunzi nyamukunzi, icyo mukunda afite urukundo nyarukundo, uzamukunda umukundwakaze, niwe rukundo rumwe rukumbi. Wow, umuvugo mwiza cyane. Hanyuma uyu muvugo wawuhimbye ryari? Uyu muvugo nta kwezi gushize nkuhimbye, biterwa n'aho ngiye gukorera ubukwe. Ngiyo ngiye gukora ubukwe nyine, umuntu ugiye kuntumira mu bukwe iyo ashaka ko muhimbira igisigo gishya, muhimbira igisigo gishya, cyangwa se nanjye nkareba igisigo kijyanye n'igihe, niko mbikora. Yes, hanyuma iki gisigo cyangwa uyu muvugo reka nkuvuge uronshinga cyangwa se ugaragaza bwa mbere, abantu baba bakiriye gute, nihe result wabonye uwo munsi ugaragaza cyane? Ko ngiye uravuze numva amarangamutima amfashe mukona. Uyu muvugo nkuvuga nibwo natangiye, ko navuga nibwo natangiye impano yanjye kuba nasa nk'uyigaragazaho gake. Natangiye kubona abantu nyine batangira gutera komenti, mbona abafana bankurikira, bamwe bakajya banumira ahatandukanye, i Kigali n'Igisenyi no ku Kibuye. Abantu bari babutashye nyine bagiye banumira, gusa nyine nuko nabyakiriye, byaranejeje n'ubu ngubu kandi ndishimye, nahise nkomereza naho ngaho. Hanyuma watubwiye tufite n'izindi mpano zigiye zitandukanye, yaba kuririmba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Wadufasha no muri izo ndirimbo zawe ukadushyiriraho akantu gato tukumva buryo ki uririmbamo? Ni izawe ni iz'abandi? Ni izanjye. Hari indirimbo nkunda cyane yitwa Urw'amahoro, reka nyibagezeho namwe muyumve. Ndavuga u Rwanda rw'amahoro, ndavuga u Rwanda rufite ubumwe n'ubwiyunge, ndavuga u Rwanda ruhagarariwe n'umugabo ari we rudasumbwa mu mihigo, Paul Kagame. Yakoze byinshi byari bikomeye, yemeye kwitangira igihugu, yakoze byinshi na n'uwari kubishobora. Umusaza wacu turamukunda aragahoraho, naho nabonye
nabonye igihugu nk'icy'u Rwanda, nagenze amahanga nirebera ibihugu, ariko nasanze njyewe nta rukundo ndetse n'umubano nk'ibyawe Rwanda. Rwanda wehe, uri igihugu cyiza. Banyarwanda namwe murabizi ukuntu kera ryari icuraburindi, Kagame Paul yitangira u Rwanda, arukura barushyira mu rumuri, igihugu cyacu agihesha agaciro, umusaza wacu turamukunda aragahora ku isonga. Ngaho nimurebe n'ibindi yakoze, ukuntu yaje mu Rwanda bikomeye, agarura ubumuntu mu batuye u Rwanda. Ubu igihugu cyacu ni igicumbi cy'amahoro, naho nabonye igihugu nk'icy'u Rwanda, nagenze amahanga nirebera ibihugu, ariko nasanze njyewe nta rukundo ndetse n'umubano nk'ibyawe Rwanda. Rwanda wehe, uri igihugu cyiza. Wow, Rwanda we uri igihugu cyiza. Hanyuma iyi ndirimbo byagufasha igihe kingana iki kugira ngo uyandike unayihimbe? Gusa nanjye iyi ndirimbo nayihimbye byamfashe igihe kinini, ariko ntabwo ari kinini cyane, kuko ntabwo numvaga yuko byangendekera gutya cyangwa se nagera kuri runo rwego. Nahimbaga nsa nyine nk'uhimba, ariko nyine mvuga ati n'ubundi mpfe guhimba, kuko ntazi, nabaga nyine nk'uri guhimba gusa mu buzima busanzwe, kuko ntabwo nari nzi ko nagera kuri runo rwego. Hanyuma iyi ndirimbo niki cyaguteye gutekereza kuvuga ati ngiye guhimba indirimbo imeze nk'iyi ngiyi, cyangwa se kwandika indirimbo imeze nk'iyi ngiyi, uravuga uti ngiye kuyihimba? Gusa iyo batubwiye amateka, bakatubwira uko u Rwanda mbere rwari rumeze, twiga muri, navuga muri history y'amateka, batubwira ibintu bijyanye n'ibintu by'ubukoloni n'ibintu bitandukanye by'amacakubiri ndetse n'ibindi batwigisha. Mbega ibintu nararebye nsanga Kagame yarahosheje ibintu byinshi, numva nategura ino ndirimbo nkayiririmba, nuko nabipanze, ni nuko nari nabiteguye. Hanyuma iyi ndirimbo ni nka he wigeze uyiririmba? Haba hari nk'igitaramo runaka cyangwa se nk'ibirori runaka wigeze uyiririmbamo wigaragariza? Ese niba waranayigaragaje, ni izihe feedback, ni izihe result wabonye nyuma yo kuririmba, cyangwa se ni nk'ibiki wabonye byavuye? Ntabwo nigeze nyigaragaza, nayikoreye muri studio gusa. Ntegereza yuko wenda bazanyubakira YouTube channel nkayishyiraho, nta handi hantu nari nayigaragaza. Impamvu nta hantu urayigaragaza ni ubushobozi buke, nuko wenda utarabona support? Impamvu nyirizina utagaragaza ibihangano byawe cyangwa se ibyo ukora ni iyihe? Impamvu nabigaragaza ni ukubera ko nta bushobozi, kuko mfite ubushobozi byose byashoboka, nahimba n'ibindi birenze ibi ngibi. Ubushobozi n'ubundi muri make nibwo bubura. Hakoze. Hanyuma twise cyane tugere nanone muri bya bisigo byawe, uri umusizi. Hanyuma ubundi abasizi bagira ibyivugo byabo. Hanyuma haba hari ikivugo cyawe ugira nk'umusizi wenda uvuga ati iki ni ikivugo cyanjye? Ntabwo nari nagipanga neza, ariko ibyivugo muri kino gihe nabonye ko nabivuga, nabonye bitakigezweho cyane, ariko nyine ngewe gusa nyine nazagishaka. Ubona ari nk'iki kigezweho kuvuga ngo ntabwo bigezweho?
mba numva nyine igisigo kivugwa kikarangira nta byivugo, mba numva aricyo njye nabyirutse nyine mbona aricyo rwose kigezweho pe, sinakubeshya. Hanyuma ndagira ngo watubwiye dufite ibi bisigo bigiye bitandukanye, ndagira ngo utujyane nanone muri ya njyana y'umuco gakondo, tubwire kuri ibyo bisigo byawe bindi utigeze utubwiraho kugira ngo nabyo tubashe kuba twabyumva niba bihari. Mfite ibindi, mfite igisigo gihoza abana ariko nyine nyiririmba nko mu ndirimbo. Nta kibazo. Wow, byiza cyane. Hanyuma se ubwo se ni n'icy'abana gusa cyangwa hari n'undi muntu cyane cyane ushobora kugihoresha? Ni icy'abana gusa wagitekereje ku bana cyangwa ni abantu bose muri rusange? Nagitekereje ku bana ndetse n'abandi nyine, nagitekereje ku bana nyine, ntekereza nyine no ku bamama bafite abana ko nyine bajya bakiririmbira nk'abana babo nyine, nuko nabitekereje. Hanyuma hari umwana waba warigeze uhoza cyangwa se waba warigeze ariruka amuhoza ukabona arahoze kubera igihozo cyawe? Ni umwe wenyine tubana. Okay, hanyuma twihuse cyane, ndashaka kugira ngo utubwire, haba hari nk'umuntu ujya wireferaho cyangwa uvuga uti uriya muntu ni role model wanjye, ushobora kumukurikiza cyangwa se nkavuga nti ngomba kumera nkawe? Nanjye murakoze, nanjye ndabafite, numva role model wanjye abantu nkunda cyane, nkunda indirimbo za karasira, nkunda n'iza ba Dorcas. Okay, cyane ko uri umuhanzi kandi uzi no kuririmba, uvuze icyo kintu mpita mbere yuko ngira ikibazo nkubazaho, nagira indirimbire ku ndirimbo ya Clarisse Karasira ukunda, uraza no kuririmba ku ya Dorcas ho gatoya uzaba Dorcas, hanyuma ngira ikintu uza kukubazaho nyuma. Twahera kuri Clarisse Karasira, uvuze ko mukunda kandi ari role model wawe. Clarisse Karasira indirimbo ye nzi ni y'ubukwe. Ngiririmbe nta kibazo, ndumva ubukwe bwaragutwaye hafi, so nzabukora ryari? Iravuga ngo uwambereye inshuti y'amagara, wanyeretse umutima w'imfura, mu minsi yacu y'ubusore umbera ingabo nziza, none uyu munsi wamaze
amateka ndabigushimye iyo mbega urukundo ruzira ikizinga iyo mbega urukundo ruzira ikizinga nta yindi ndirimbo yavuga ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo ndagukunda ibihe bidashira umugisha nukugira amahoro ubuzima ndagufite ngufite Imana yatanze iryo joro niryo ryacu twembi inshuti n'imiryango badushimiye intambwe kuko iyo yasezeranye irasohoza turayiragije icyo bwiza we bwiza bw'urukundo rwanjye nta yindi ndirimbo yavuga ko ndagukunda nta yandi magambo yavuga urwo ngukunda nta yindi misango yavuga urwo nzagukunda iyo ndagukunda iyo ndagukunda ibihe bidashira iyo ndagukunda ibihe bidashira. Wow, indirimbo ya Clarisse Karasira se wayisubiyemo cyangwa wayirepese kangahe kugira ngo wifashe kuririmba ku rwego wagira ngo ni Clarisse Karasira uri kuririmba? Clarisse Karasira ndamukunda, indirimbo aririmba ndazikunda. Mbega iyo yasohoraga indirimbo nabaga ndi ready kuyimenya. Utangiye kumukunda ryari? Natangiye kumukunda ahimba indirimbo ivuga ngo ubuto. Hanyuma Clarisse Karasira we nicyo wamubwira? Aramutse arimo arakurikirana kino kiganiro cyangwa se umukunzi we ndetse ukabona azi gusubiramo indirimbo ziwe cyangwa uziririmba nkawe neza, niki wamubwira kano kanya? Icyo namubwira gusa namushimira, ariko nanjye icyo namubwira nanamusaba nuko yamfasha. Ubufasha waba umukeneye ni nk'ubuhe Clarisse Karasira? Buramutse muhuye cyangwa se niba ari gukurikirana kino kiganiro ni nk'ubuhe bufasha wamusaba? Gusa icyo namusaba namusaba kumfasha iby'ubuhanzi, akamfasha nanjye nkazamuka, nicyo namusaba. Wowe icyo ukeneye ni promotion kugira ngo nanjye menyekane, indirimbo zo twumva zifite ariko ntago nabona uko nzamuka, nicyo kibazo mfite. Oya humura, kuva Imana ihari n'itangazamakuru turahari, mbere na mbere ujya wizera Imana byose birashoboka. Hanyuma wari umaze kuvuga ngo n'aba Dorcas ukunda indirimbo zabo, ni indirimbo ya Dorcas ukunda cyane wumva muri wowe ikubaka cyangwa se wakunze kurusha izindi? Ni nyinshi ariko indirimbo cyane cyane nkunda ni indirimbo bita Ibuye, ariko ndaririmba indirimbo bita Sibayari. Nta kibazo, uririmba hanyuma twumve.
kandirimba ibuye ntacyo. Igihe natsinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarapfuye arambasha ahamya mu cyico utarangwa yanyujuje impamvu nyinshi zo guhimbaza Ukumwitega wanjye yamfashe igikundiro cye aragicecekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbona ngaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yampaye n'iryari guhusha Goliyati ntibyashobokaga ko ntangara kandi data ari umwami ibuye ryo kwizera yampaye n'iryari guhusha Goliyati ntibyashobokaga ko ntangara kandi data ari umwami iyo aravuze azanzira angendesha nemye mu nzira zigoye iherezo ryanjye ku bisi arigira itangiriro kuri we singikanga ukundi kandi ashaka wowe n'igiti nyirotse dore umwanzi abuze uruvugiro abampari be bakwiye imishwaro intare ya Yuda iranesheje dore umwanzi abuze uruvugiro abampari be bakwiye imishwaro intare ya Yuda iranesheje Ukumwitega wanjye yamfashe igikundiro cye aragicecekesha itangiriro nari mfite mu maso y'abantu nuko mbona ngaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yampaye n'iryari guhusha Goliyati ntibyashobokaga ko ntangara kandi data ari umwami. Wow, none se ko numva wagira ngo ahubwo Dorukasi na ba Vestina mana yagasani muzi ikintu mvuga wari wabura ikintu uvuga byabye kuba buri kintu uvuga birashoboka nanjye byagenze gute iyo uze kivuga n'ibyishimo n'ibintu bindenze nanjye birandenze buri kintu mvuga ariko ndibaza ikibazo kimwe Vestina cyangwa Dorukasi warumfashura mu mirimo mushyira muri wowe noneho ni uri kukuririmbiramo cyangwa hari kode washyize muri wowe wagira ngo niwe neza gusa nta rikode nashyizemo gusa n'ijwi ryanjye. Hanyuma se bariya bakobwa Dorukasi na Vestina niki gituma bakunda cyangwa bavuga ati bana ndabakunda indirimbo zabo ndazikunda bigatuma nanazisubiramo nkaziririmba neza cyane nkabo? Indirimbo baririmba mba numva zigisha abantu ikintu mbakundira baririmba indirimbo zijyanye n'igihe zigisha abantu ndetse zihanganisha abantu ndetse zikumvisha abantu ejo hazaza cyangwa se zigafasha abantu mbega mu buzima bwabo. Hari izo baririmba umuntu asa nk'ufite ibibazo akavuga ati nubwo bigenze gutya ariko ejo hazaza nanjye nzaba uwo ndiwe cyangwa se nanjye ejo hazaza nzaba uyu nguyu nuko Imana ikibipanga kuko indirimbo zabo ndebye ziba zirimo amashimwe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye gusa njye ndabakunda. Respect kuri much respect kuri hanyuma nk'umuntu bafasha management yabo cyane ko ndumva ufite impano ufite n'ijwi ryiza ryo kuririmba
mbere na mbere Vestina Dorcas wababwira iki, cyane ko nabo bari mu biruhuko ubu ngubu baratashye bameze neza bari mu minsi mikuru, hama na management yabo n'iki wayibwira, cyane ko wumva ko nawo umeze nk'abo bisangaho, ndetse mpamya neza ko ufite impano n'ijwi nk'iryawe? gusa nabashimira, nkanabasaba kumfasha nyine mu bijyanye n'ubuhanzi bwanjye, nicyo nabasaba. Abo ni ba Vestina, hanyuma management yabo we wayisaba iki nk'umuntu ukunda abahanzi babo, ndetse nawe ukaba ufite impano nk'iyabo, ndetse ukaba unaririmba indirimbo neza zabo ukagira ngo nibo? Ikintu ntabwo mwumvisha. Ndakubajije nk'umuntu usubiramo indirimbo za ba Vestina na Dorcas neza cyane nkabo, kandi ukaba ubakunda indirimbo zabo ukaziririmba neza, nka management yabo, cyane ko nawe uvuga ko ufite impano kandi ukeneye gusapotingwa no kuzamurwa, nk'iyo management yabo ushingiye ku buzi indirimbo uzi kuririmba, ufite ijwi ryiza n'impano, niki wasaba management yabo? Nanjye icyo nabasaba nuko nanjye bamfasha kwagura impano yanjye, kuko ndirimba gospel, nanjye nkabasha nanjye kujya mpura nabo. Ikintu nabasaba nuko nahura nabo, mbega nkabanza nkanabasuhuza. Yes, waramaze kutubwira ngo ufite indirimbo zawe za gospel, twagira ngo uririmbeho gatoya kugira ngo turashe kumva buryo turirimbamo, numvise koko bari abakobwa bagwa mu ntege cyangwa se bagwa mu ntuza. Twagiye mfite indirimbo nyinshi, ariko indirimbo nkunda cyane ikiri muri studio ni indirimbo ivuga ngo yaciye inzira. Umwami yaciye inkoni zamba mu buzima bwanjye, yamaye inkota icyaye itsinda ibigeragezo, yamaye n'inkoni murekera mu mwijima, ubu singisitazwa n'imitego y'umubi. Umwami yaciye inkoni zamba mu buzima bwanjye, yamaye inkota icyaye itsinda ibigeragezo, yamaye n'inkoni murekera mu mwijima, ubu singisitazwa n'imitego y'umubi. Umwami Yesu yansukiye igikombe cyuzuyemo amahoro, yamaye ikindi gikubiyemo imigisha, nakwiganyira Yesu yagabuye. Umwami Yesu yansukiye igikombe cyuzuyemo amahoro, yamaye ikindi gikubiyemo imigisha, nakwiganyira Yesu yagabuye. Ntabwo nkwiye kujya niganyira ngo nibaze uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo, kuko ikintu ngisha ibinkwiye, umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro. Umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro. Umwami Yesu yansukiye igikombe cyuzuyemo amahoro, yamaye ikindi gikubiyemo imigisha, nakwiganyira
nakwiganyira nakwiganyira Yesu yagabuye. Wow, byiza cyane. Hanyuma ino ndirimbo watangiye wayitekereje gute? Uravuga ati indirimbo ngiye kuyandika, byatangiye gute kugira ngo indirimbo uyandike cyangwa se uvuge ngo indirimbo ngomba kuyikora? Indirimbo nayikoze, natangiye kuyikora nyine nishimye bitewe n'ibyo muri iyo minsi nari maze kubona, nari natsinze mbona Imana yaminduriye amateka, ndavuga ati rwose ngomba guhimba ino ndirimbo. Hanyuma iyi ndirimbo ukimara kuyihimba, ukimara kuyandika, hari umuntu wigeze uririmbiraho cyangwa se uyibwireho wumve ikintu yakubwiye? Nayibwiye ku bantu benshi, ku bana twigana ndetse n'ahomba, nawe numva nyine irabashimishije, iranabanezeza. Hanyuma bakimara kuyumva ni iki kintu bakubwiye cyangwa se babyakiriye gute kwanza? Babyakiriye neza, barambwira ngo nkomereze aho, nanjye numva ndishimye. Hanyuma mpamya neza ko muri runo rugendo rw'impano zawe, yaba kuririmba cyangwa se muri buno busizi, hari igihe akenshi umuntu akunda guhuramo n'imbogamizi cyangwa se ugasanga uko uba ubitekereza cyangwa se uko uba ubishaka siko bigenda. Ni izihe mbogamizi ukunda guhura nazo cyangwa se ugira muri rusange mu kuba wenda impano zawe cyangwa se indirimbo zawe zitamenyekana ngo abantu babe bazimenya ku bwinshi cyangwa abantu babe bazimenya ari benshi? Imbogamizi ngira ni uko nabuze abamfasha, mbura nyine abamfasha mu kuzamuka, ndetse mbura n'abantu bamfasha kugira ngo ibihangano byanjye bijye hanze abantu bose babimenye. Niyo mbogamizi nkora nayo gusa. Hanyuma wumva uramutse ugeze muri industry koko ya music, ukaba nk'umuhanzi, twese nk'abahanzi bose dusanzwe tuzi, wenda ukanamenyekana, wumva ari nk'uruhe ruhare wagira? Wumva ari nk'akahe gashya cyangwa se wumva ari nk'iki wahindura? Nahindura ikintu, numva nahindura ni uko nyine nafasha abana nabo mbona bafite impano, nanjye nkumva nabazamura, wenda nk'uko nazamutse mu bushobozi ngize, nanjye nkumva nabafasha abandi, nkabifuriza guhirwa nk'uko nahiriwe. Murakoze. Hanyuma tunagenda tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, akenshi hari igihe usanga mu bantu bitwa ko bafite inshingano cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba bafasha abantu bafite impano cyane cyane nk'izanyu, usanga nta bushake cyangwa se batabishyiramo imbaraga. Niki kintu wabasaba cyangwa wababwira? Abantu bafite nk'inshingano cyangwa se bafasha abantu bafite impano cyane cyane nk'izi zanyu, akenshi ukunda gusanga batabishyiramo ubushake cyangwa se imbaraga cyane, ariko kandi hari abana bafite impano cyangwa se bafite uwo muhate wo kuba bakora ibyo bintu. Niki kintu wasaba abo bantu bagakwiye kuba bafasha abantu bafite impano nk'amwe cyangwa nk'izanyu? Ikintu nabasaba ni uko nyine babafasha, kuko ejo iyo mbona gupfukirana impano, iyo upfukiranye impano ntabwo umenya ejo hazaza. Babafasha kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere, kandi niko njye nabyumva. Igihugu gitera imbere cyangwa namwe ubwanyu muri rusange mugatera imbere? Natwe ubwacu muri rusange tugatera imbere, niko njye nabyumva. Dusoza ikiganiro cyacu, nk'abakunzi bacu bari kudukurikirana, ni nk'akahe kantu wabahereza kararasalama cyangwa se ko kuvuga ati ni agashunguracumu muri za mpano zawe, muri bya bindi ushoboye, muri bya bintu byose ushoboye, nk'abakunzi bacu bari kugukurikirana, ni nk'akahe gashunguracumu wabaha ukavuga ati kano kantu cyakoza, ni nk'agapfundikizo? Indirimbo. Ni indirimbo yawe, ni iya Clarisse Karasira, ni iya Vestina, ni iyihe ndirimbo ugiye kuturirimbira? Indirimbo ya Vestina. Yitwa ngo iki? Indirimbo ya Vestina yitwa
ariko indirimbo zawe umenya ziri kure cyane uri kuzikura ahantu mu kirere nuko indirimbo zabo mburiya ndeba nyine indirimbo nziza cyane harimo n'imbi oya ntabwo ari imbi zose ni nziza nuko mba ndi kugira ngo ndebe indirimbo bita sibayari. Ibisita z'ibihumbi byuzuye inzira yanjye, ariko nahawe impambwe ibikoma mu nkokora. Sinyisubikishwa urugendo rwanjye no gutsikira, kuko wantumye yohereza ingabo zindamira, amerekezanya amagambo y'ihumure, bikantera kugenda nta gihunga, asesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye, aho nyuze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe. Sinyobe nkagenda nemye nikandagira, sinyobe nkagenda nemye nikandagira, neye ku mugongo iyi si ndetse n'ibyayo, nakataje ngo ntabo umwami wanjye yantumye. Neye ku mugongo iyi si ndetse n'ibyayo, nakataje ngo ntabo umwami wanjye yantumye. Simpagarara ndamaranira gusoza uyu murimo, simpagarara ndamaranira gusoza uyu murimo. Warirahiye ko nazicwa n'umwuma, kuzafukura iriba mu butayu, kandi uzacogoza induru z'abanyamwaga, ugategura imitego imbuza kugerayo. Wowe nyiri ibiganza bitava manza amaso, uramfata ukankomeza umutima ukanesha ibingora, ujya unyomora ibikomere ibiri inyuma cyangwa imbere. Ni wowe rumuri ruhora rumurikira muri kiri gicuku cy'intege. Sinyobe nkagenda nemye nikandagira, sinyobe nkagenda nemye nikandagira, neye umugongo iyi si ndetse n'ibyayo, nakataje ngo ntabo umwami wanjye yantumye. Neye umugongo iby'isi ndetse n'ibyayo, nakataje ngo ntabo umwami wanjye yantumye. Simpagarara ndamaranira gusoza uyu murimo, simpagarara ndamaranira gusoza uyu murimo. Wow, byiza cyane. Njyewe nabuze ikintu navuga, sinabikubwiye nahereye kare. Hari ukuntu umuntu bimurenga akavuga ikintu avuga cyangwa yarenzaho, gusa biranshimishije cyane. Njyewe ndumva ari ibishoboka, abantu bari kugukurikirana bagakwiye kugushoramo inote. Abantu mudukurikirana abakunzi rwose bacu, hano hari impano kandi ikeneye support, ikeneye ubufasha. Mwabyumvishije mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye, yaba mu bijyanye n'ibisigo, yaba bijyanye n'indirimbo ziwe, cyangwa se mu gusubiramo indirimbo z'aba Vestina na Maderokasi. Mwumvishije ko ni ibintu ashoboye, kandi n'impano imurimo, si ibintu yishakamo, si ibintu mwabonye wenda ahimbahimba, ni ibintu wumva ko bimurimo. Yaba na Clarisse Karasira yagiye aririmba indirimbo ze zigiye zitandukanye. Hanyuma dusoza ikiganiro cyacu, niki kintu wabwira abakunzi bacu cyangwa se abantu bari kudukurikirana muri rusange? Ikintu nababwira ni uko nanjye bamfasha, bakamfasha impano yanjye nanjye ikajya hanze, ikamenyekana, ikamenywa n'abantu bose. Nicyo numva bamfasha cyane cyane Clarisse Karasira cyangwa se Dorokasi na Vestina. Numvaga Vestina na Dorokasi bamfasha tukazakorana ikiganiro, niko njye numva wenda nkababaza nabo ukuntu byagenze kugira ngo impano yabo igere hejuru, izamuke ijye ku rwego rwo hejuru. Nkababaza ukuntu byari bimeze, mbega nkababaza muri make ukuntu mbega bazamutse. Niko numva njye nifuza kandi byamfasha.
hanyuma nk'umuntu wababonye ba Vestina na ba Dorcas bwa mbere akabereka inzira cyangwa akabacira inzira yo kuba tumaze kubabona hariya bageze rwa rwego bamaze kugeraho, n'iki we wamusaba cyangwa se n'iki wamwibwirira kano kanya? ikintu nabasaba ni uko bazamfasha mu bihangano byanjye nanjye bakanzamura, niko nanjye numva nabasaba. Urumva ko rero ni urugamba rutoroshye, ni inzira ndende nawe ugiye gutangira. Gusa ikintu twebwe twagusaba ni ukudacika intege, ukagaragaza impano zawe ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mpamya neza ko nawe bari gukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'abantu badukurikirana bazajya babibona ndetse bakabona ko koko hakenewe ubufasha cyangwa se n'iyo nkunga